ntimushakire kukwiyahura kwe ku bukene. Mwarimu Kerema hari ikibazo yari afite kiri indani kwa ndani atari buganirize buri muntu wese. Kushaka gutanga amakuru cyangwa haba update ariko ibijyanye n'ibizamini, hanyuma kandi nibibutsa yuko umuntu ukeneye kubona permis provisoire definitif navuga ko inzira itunganye mu gihe gitoya ndamufasha. Ninjye kuvanga inzira itunganye ni njyewe, sinjye bigisha gusa abantu baza babyumve neza, ahubwo njyewe icyo nkora nuko mbikora mu gihe gitoya. Niba provisoire bari kuziga amezi 2 cyangwa 3, njye mugisha hagati y'iminsi 4 n'iminsi 7, kandi kugira ngo utakeka ko wenda ari kukubeshya naba nkwigishije wowe udafashe ukishyira watsinze. Uwo mwuka wo kwiyahura nawo bajya bawuterereza umuntu. Bivuga ashobora kuba babimutererisha kuko mwarimu Kerema ntago yari umusinzi. Situation biba bibayemo nyine nituma tuvuga ibi bintu. Rero mwarimu Kerema amakuru ahari nuko hari ikibazo yari afite ndani kwa ndani hariya muri biriya byumba by'ibanga nyine. Nubona umuntu azamutse ku nkunda amahoro papa ukabona yijugunye hasi, burya hari ibintu biba byamurenze nyine. Tekereza nko kwiyahura ngo umugore wawe bamusambanyije, ni n'amakuru noneho wumvishe barabimubwira, ajyana agafunguzo aza gutaha kare, ahita ajya mu cyumba arafunga rukuramo ararubika. Ntago ari ibyo ngibyo, ni ubugoryi baba bafite. Yego, kuko reka nkubwire ukuntu aba ari ubugoryi. Zikwiyahura ariko ubushize umuryango mu kaga, ndetse uraze n'igisekuruza cyawe ikintu kibi gikomeye cyane kigayitse. Ariko ninkubwira kigayitse, ubundi ikintu cyitwa kumena amaraso, urumva ikintu cyitwa gutyo nko kwiyahura, ni ikintu uburaze famiye yawe. Uwo murage, uwo mwako nyine uragenda ukaba utekereze ko abakera bo bafataga umurambo batitaye uko umeze n'icyo wiyahuje, bakawukubita inkoni runaka. Kandi njyewe impamvu nkubwira ibyo byo kwiyahura, njye niyahuyeho. Niyahuyeho kanera kane 3 niyahuye 3 ntiwapfa. Yego, abagabo bose batavuga. Leta ishatse yafata umwanzuro ikajya ibashyiraho nk'amashanyarazi, bayifata nk'utunika bamagarika bakutamo amashanyarazi kugira bakagira gutya bakajya kugira ngo bavuge. Bari n'abagabo batavuga baba bacecetse. Uzi ko yanakwica se? Ndetse n'abagore bafite abagabo batavuga. Ubugomba umugabo ariko uzi kugira ngo tuko umugabo yigende akwihorere. Bavuga ko ngo yikuyemo akagira ute akinaga. Nkubwire ngo ntureba niyo umuntu yaba ari hakurya hariya ari uruzi akijugunyiramo hariya. Hano hari ubwato bwa moteri, ntago mwamubura, hari n'abasare. Nibahindure bavugisha ukuri guhari kw'ibyabaye. Umuntu yikuyemo, siko bavuze ngo yikuyemo ngo jire bari bagize ute bari bamuhaye ngo arangije yijugunyamo. Uwo muntu ntumureba, ahubwo jire ashobora kuba atari yayijyanye nyine. Urumva ariko statement y'ibivugwa nuko yikuyemo ijire yarangiza akagira ute akijugunyamo. Urumva niba uvuze ngo Juste yikuyemo ishati wamurebaga. Nakubwiye ngo ese nta biyahura nta bibazo bafite, waba ujya heza. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira, tubashimire cyane. Twizere ko mumeze neza cyane, ibyo murimo byose muri amahoro, kandi niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi takubwira ikomera. Ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda burushaho kugenda neza cyane. Ushobora kuba urwaye, twihanganishije abantu barwaye Pastor Justin. Abantu barwaye bihangane ariko uburwayi muri no minsi bumeze nabi, nubwo umufuka ngewe ndarembye. Aho ndarembye mu mufuka urarembye. Ariko ngewe ikintu cyabiteye ni kimwe ku buryo byananteye nihahamuka. Ubukene bwaguteye ihahamuka. Urumva mu bihe byashize naje mvugira Mutesi, ntago nanzi ko hariho zamunyangire tu. Mu kuvuga Mutesi mbona mu diaspora umwaciyeho, mbona wa kabiri aciyeho, mbona wa gatatu aciyeho. Abuti ntago nanzi kuvugira ikirara wa kanaca. Noneho urumva guhita mva kuri Mutesi ntago byari gukunda, mpita mugumaho. Mugumyeho nabwo ntegereza Mutesi base ko azakanandyamaho akagira icyo akumarira. Wenda shamana uzibura mwene na challenge ikomeye mu bihe bishize. Kuba nk'aba bandi zavuga ko Mutesi ngatera umwaka. Oya, ntago ari gutera umwaka, ahubwo sinza abantu baprofitira wenda mu kuba Mutesi waba uri kumuharabika.
abantu bakabyishimira wamuvuganira bagakorera rwose mbona ngiye kugagara no kwicwa n'inzara ndavuga ko wacurikiraho ikibuga Mutesi ko nabishobora nabwo mpita nk'ibirindura ati wo Mutesi nta byawe ndaje gukora ama episode angahe urapfuye urarangiye ndavuga nyine ndaza ndishariza bya danje nabwo noneho no bahita bagenda za nshuti noneho rusigaranye z'abafana be bahita biyanura oya abafana Mutesi ntago nababonye nyine uri kumva akantu ese ngwamo kari akantu gakomeye rero uri kumva ndarwaye bya danje urarwaye abantu bafite ibibazo rwose by'amafaranga natwe turayifite ariko umuntu utarwaye ubukene nyine hari ubukene buri bukene nabwo buratandukanye damuru ujye gusobanura abantu hari ubukene umuntu arwara kubw'ibitekerezo bike byo kudakora umuntu ashobora no kubura akazi ariko ugasanga afite ikibanza bamuha nka miliyoni 7 akaba yagurisha akajya guhiga ahandi cyeshane ebyiri akazihindura igishoro umuntu ariko akayakuga ngo arakennye ko afite iporoti ya danje urumva bamuhamo na miliyoni 10 na zingahe ugasanga arimo arayura nyine aragira gute kabiri hari abantu batagurisha badashaka gukora banza wumve nyine banza ubyumve nyine ubwo n'ubukene bwo mu bwonko ugasanga afite umurima kwaka igishoro akeneye ni nk'icya miliyoni 2 kandi gufata icyangombwa akakijyana muri sako izo miliyoni 2 bakaba bazimuha kandi aho hantu akaba atanahomba ayo yafasha akaba yakwishyura aho hantu ariko kuko akeneye mu mutwe hari abamubwira iyo ufashe keredi urakena ebana kananakubwira abakire benshi bo mu gihugu cyacu iyo batiyegereza amabanki ntago bari gutera imbere nanjye nshaka kuzayoboka banki burareka nkubwire nyine hari ukudafata ibintu by'umurengero urabona hari ukuntu umuntu aba afite nk'umurima wavamo nka miliyoni 4 yajya kwaka banki kubera hari abantu baziranyemo agahita yaka miliyoni 7 urumva ubwabyo uhise usota cyane buriya hari abantu na za cyamunara zitagira abo zisigira ariko hari abantu bafata banki ku buryo niyo cyamunarije igira iby'imusigira kandi ntanahomba urumva rero ukumva izo ngizo ni inyungu z'umurengero uba ukeneye kubera ko bahise baza bakakugenzura harimo n'umuntu ugasanga bigohesheje uburenganzira bwo gufata menshi ejo byagagara bikaba ikibazo kabiri hari ugufata keredi ari nawe wiyigiye umushinga buriya biragatsindwa nabyo bavuga ngo ndawufata ngo njye ncuruza wenda nka depo y'amakara cyangwa iy'inzoga cyangwa iki kandi utarabajije abantu wegera abantu babanze bakwigishe inyungu bivamo ko wihangana bigenda gute ugushyira hehe ibintu ugemura he ugasanga uhise ushya rwose mu mezi 2 ugasanga umuntu arimo ararira so rero abakennye mu mufuka bihangane wenda bizakunda dukomeze duhanyanyaze dukore ariko abakennye by'uburwayi ewana Imana niborohereze urwara biragatsira ubukene bumeze nabi kuri bamwe ariko by'umwihariko nabonye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri bamwe hari kuvugwa ku nkuru y'urupfu rwa mwarimu Clement bamwe bavuga ko yari afite n'amadeni menshi ari byo byamuteye kuba yakiyahura umuntu w'umugabo wubatse yego wiyahuye ntabwo ideni ryatuma wiyahura ko ari abantu bagira ibibazo batekereza ibintu nyine bari imbere reka nkubwize ukuri umupapa wese wubatse ntimushakire ku kwiyahura kwe ku bukene buriya hari ingo ziyubashye umugore akubitira umugabo mu buriri urumva akaza agahita mvuze iki si umugore mvuze ukubita umugabo umugabo akaza aseka amatama arimo yizimanganya nkaho n'inshya amaje kugira ute kurya hari n'abagore bakubitwa muri ubwo buryo rero abagabo benshi bafite amazina tuvuge nk'ubu reka basi kanitangeho urugero hano mu rugo dushobora kugira amakimbirane nkatinya ibintu bibiri nkavuga nti uhava muri uru rugo ninde uvamo itangazamakuru urumva nyine hakaba harimo amakimbirane ya danje ariko ukanga kuvuga ngo hagize umenya nk'ibi bintu bibaye byakwakirwa gute urumva kabiri hashobora no kuba amakimbirane wajya gutera n'urushyi umugore ugahita uvuga uti abaturanyi bumvise kwa pasiteri bashyize gute barwanye uri kumva mu mutima urushyi wagize ute warurekuye noneho ntubibitse mu mutima wawe uko bigenda bibyimba rero bibyimba
n'urugero ndi kuguha yego hari ubwo noneho tuvuga uti aho kugira ngo abantu babone nasebye ku karubanda ku karubanda reka mpfe ugasanga umuntu aragiye kandi ubundi umuntu utaratekereza kwiyahura aba yumva umuntu wafashe icyemezo cyo kwiyahura ari ikimara ari imbugambi cyane ariko buriya uwo mwuka warangije kwinjira mu mutima wawe utibwira ko hari ikintu uba ugitinya nta kintu uba utinya yego nyine ahubwo uba wumva utabikoze aribwo uri bube uri imbwa kuko uwo mwuka urumva uragusatira ukakurusha imbaraga ukakwereka ibyiza byo kubikora yego ugahita uvuga uti hari n'abantu baba bafite n'ibisebo buriya n'umugabo watera inda hanze agahita yiyahura agahita avuga uti ubuse ntacyo mbuze uti umugore mwiza mfite uti n'icyo tubisi yose nimenya ko nateye iki inda ntabwo abantu bose bafite umutima umeze nk'uwa ya mpano hoya ya mpano we ni ikinya ikinya reka ahubwo arenze n'ikinya kubera ndetse tipe ubwambure bwe bujya hanze akajya kwa Irene gukora ikiganiro kandi nta nubwo umva akantu uburana ngo sinjye wabihashize sinzi ubwagire urumva si ibyo ngibyo aba ari amatakirangoye ntabwo bose rero bafite imitima imeze kuri iyi hari boro yaba nko ku muntu nk'ibyawe kuri ya mpano agahita yiyahura mbere yuko bisakara kinumva nayo majwi agahita yita nko mu mwobo cyangwa hehe cyangwa bakuraho amatelefone akajya ahantu akazimira ntimumubone rero mwarimu Kerema hari ikibazo yari afite kiri indani kwa ndani atari buganirize buri muntu wese rero burya ideni waganiriza n'abagabo bagenzi bawe icyo kintu kigakemuka cyangwa ukareba n'inshuti zawe nyine kandi umuntu wahoranaga n'ibiraka uyu muntu utashomaga ku bantu yigishaga ahubwo wenda ikintu batubwira yaba yazize uwo mwuka wo kwiyahura nabo bajya bawuterereza umuntu ntuvuga ashobora kuba babimuterereje akiyahura ku none se reka mbwira abantu kugira ngo banyumve neza umuntu ntava mu rugo iwe ari muzima yagera mu muhanda agatangira kwikuramo imyenda none se ubwo aba yavanye gahunda mu rugo zo kwiyambura ubusa ngo abe umusazi hari ibintu by'imyuka boherereza rero umuntu ku buryo abaye ari aho ngaho ashobora guhita yiterura akijugunya hehe mu mazi urumva ku buryo abaye ari nk'urokotse bamukuyemo ahumeka byaza kubabaza ngo byagenze gute kuko mwarimu Kerema ntago yari umusinzi ntiyanywaga inzoga urumva ntiyanywaga inzoga wenda ntiyanywaga n'itabi wenda ngo ryari ryamubanye ryinshi cyangwa yari yasinze gusa nitugeraho twibuke ko buri muntu wese afite igare rizamucyura apfa ariko situwasiyo biba bibayemo nyine nituma tuvuga ibi bintu rero mwarimu Kerema amakuru ahari ni uko hari ikibazo yari afite ndani kwa ndani hariya muri biriya byumba by'ibanga urumva aho rero niho intandaro yabaye nyine nubona umuntu azamutse ku nkunda amahoro papa ukabona yijugunye hasi burya hari ibintu biba byamurenze niyo mpamvu ku iki gihe nyine hari impfu ziri kuba ngamva nka Kibonke yinjiye mu nzu aritwika urumva weho uri buvuge ngo ese kuki yitwitse yari yabuze uwo aganiriza ndagira ngo mbabwire aba bakire bafite amafaranga wibuke ko hari n'abagabo batagira inshuti ntaba afitiye n'inshuti y'umugore ntagire n'iy'umugabo ntagire n'iy'umusoreye ntagire n'iy'umukobwa hari n'abagore bameze utyo n'abakobwa bameze utyo icyo gihe iyo situwasiyo ikugezeho rero uhura n'akaga urumva uhura n'akaga hari umuntu ushobora kugenda abundabunda kubera umuntu afitiye igihumbi ukabona ari gukebereza kubera iki nta muntu baganiriye ngo amubwire ko ideni ribaho nta bidasanzwe nta muntu baganiriye ahubwo uti ideni ribaho kandi iyo utuje uraryishyura urumva buriya iyo ideni rije rikagutsikamira nawe ukariha umwanya ntabwo ubona uburyo ki bwo kuryishyura nta n'ubwo ubona uburyo bwo gukora nyine birakustabinga bikakwica mu bwonko noneho ariko iyo rije ukamenya ko ideni nyine rihari hari ibintu bisanzwe urumva ni ibintu bisanzwe ushobora kumara icyumweru udafite amafaranga n'ukwezi ukundi ukabona miliyoni na miliyoni 3 ukazibona ariko iyo ikibazo cyarangije kukwereka ngo dore ikibazo ni hahandi urya ntibigere ku nzoka
ukagira gute hoya kurwana n'ikibazo rero ni ukwemera ko gihari ahubwo ukagishakira uburyo kigomba gukemuka kandi mu mizi nyine ugafata cya kintu ukakirandurana mu mizi rero mwarimu Kerema we abakire benshi munyihanganire yaba mama mukize yaba papa mukize mufite ibibazo bikomeye mwebwe mwibwira ko gusohoka no kuganirira na ba bantu ku icupa no ku nkoko no ku bubenzi ngo ari bwo mwabaye abagabo ariko ku muntu uwo ari we wese akeneye inshuti bashobora kuganira kandi gukemuka ku kibazo ushobora kugira ikibazo cya miliyoni umuntu akampa ijambo rimwe ryonyine w'inshuti yanjye namuganirije ugasanga cya kintu ndagihandurinze biremeye byose ni mu mutwe nuba rero abantu benshi biyahura nyine tekereza nko kwiyahura ngo umugore wawe bamusambanyije ni n'amakuru noneho wumvishe urumva aho ni hamwe hari undi mugabo nzi umugore we yasambanaga video call barabimubwira ajyana agafunguzo aza gutaha kare ahita ajya mu cyumba arafunga rukuramo ararubika ubundi umugore ataha aseka byadanje aseka video call yinaga mu buriri ndahita ajya muri garderobe urumva abona ibintu umugore we ari kwikora ngo avamo yimanika nk'ubwo urumva atari wowe wikururiye urugo hari n'inkuru tweze kubona ngo byagenze gutyo hari n'uwo batunganya ariyahura yego nuba ngo abantu rwose mwiyahura banza wibuke ko ubuzima uwo muntu we haguteretsemo bwo kugira ngo wiyahure ibuka ko mumaranye imyaka 10 cyangwa 2 cyangwa 4 nawe hari abakobwa wasambanyije cyase hari n'abagabo mwaryamanye wakumvishe ko ibyo bintu atari ibintu birenze mani ngiye ikintu kirenze ako nyine buri muntu wese natuma abona katuma yimanika ndi kubabwira kuko ngi ibyo bitagutera kwiyahura ariko buriya ikintu nanjye mbona cyantera kwiyahura ko urani nk'ikihema wenda nk'urugero mani kuba ufite ubu hari ikintu maje guha agaciro nko mu mezi abirashize umuntu wese ufite abana akabura ibintu abaha akaba adashoboye urabona sinshoboye gupfubura yego nabwo naho batangira ako kazi ntaho nzi noneho aka kazi dukora nako ufite ibyiringiro ngo byazamuka urumva kavuga uti aho kugira ngo mbiparike kagumeze nkore ko ari ubwo byazamuka man ikintu nabonye gikomeye kubura ikintu habana urumva uri umupapa kubyakira oya nyine ubona ukuntu abana ni wowe baba bateze ibyiringiro yego urumva none ukabona abana nyine ari ukuntu binjiramo ukabona barimo barareba ukuntu ukabona ibintu byakomeye man icyo kintu gishobora gutuma ufata icyemezo kitari ariko nje sinafata icyo kwiyahura ahubwo nafata icyo kujya nko gutera umufuka w'umuceri ahantu nareba urugutike bafunze nkacungana n'abanyerondo nkakubita mitindu nkakura umufuka w'umuceri nk'iyo wenda nkagimageragera ariko wenda nkabuti nta kundi kuntu nari kubigera buriya kwiyahura ni igikorwa kigayitse n'undi muntu udukurikiye uri kubitekereza menya ko umugore yagenda ugashaka undi urumva kandi ugashaka undi ukubaha kuruta n'uwo nguwo wakubahaga ko wasanga wari waniteretse mu bitari ibyawe ariko abantu benshi biyahura kubera amakimbirane y'abashakanye babanga igisebo babanga divorce ntago ari ibyo ngibyo ni ubugoryi baba bafite yego kuko reka nkubwire ukuntu aba ari ubugoryi reka nanabivugire kuri kamera isi yose byumve njyewe nageze ku kigero mbona ubwo reka nyita amafuti y'umugore wanjye ntari kubasha kuyasiporuta kuyihanganira ndi imbere y'Imana aho kugira ngo ngaragarweho igikorwa cyo kwiyahura oya ahubwo n'ikindi kintu icyo ari cyose ubona n'abicana njyewe nafata nagenda nk'ugiye ku kazi ko n'undi we ngiye ku kazi baga yanjye ibimeze nk'aho irimo ibintu byose birimo sheke birimo indangamuntu birimo imashini birimo kamera birimo imyenda ndi buhindure hejuru ko ari igihe nkora ibiganiro birenze kimwe nagenda ngiye ukaba njyewe nagenda ngiye noneho namara kugenda ngiye wenda bamara kwicwa n'inzara leta igatabara cyangwa n'inshuti zanjye kuko mbona inshuti uwo mutima wawe ugira wo gusiga abana n'umugore aho kugira ngo njyewe ngire gutya nkuremo nk'ijisho umugore cyangwa mfate icyemezo kigayetse cyo kumutera icyuma
nakwigendera kuko mbona inshuti dufite zifasha mu byago gusa ntabwo ushobora kuyibwira ikibazo ngo igutabare iyo uyibwiye ikibazo ugira sinzi ukuntu babifata rero njye nakwigendera wenda madamu yahamagara uti muze munabara umugabo yaragenda aranamubuze akerekana ko abana bashonje iyo miceri bakayigura urumva n'ibiki bakabaho aho kugira ngo ngewe nyine abantu bose bakavuga ngo jiste burya zikarimbwa ibyo bitwaye iki aho kugira ngo noneho bazatarame bavuge ngo jiste yicanaga uti burya ni uriya mitima twese twarabajije kibonke kukiyahuye umuntu wari ufite uburenganzira bwo kuba yagurisha n'ako kazu yabagamo umuntu wari ufite uburenganzira yari afite n'amafaranga nk'iyahura ngo umugore baba data we niwe yaba ari miliyari mani ubuzima buraryoha tu sinkubeshye noneho kwiyahurira ahantu abantu basohokera noneho mva ikintu kiba gikomeye ubwabyo iyi si duhagazeho njyewe navutse mama ambwira ko bababwirije ko Yesu azagaruka yapfuye ataje na nyogokuru niko yambwiye yapfuye Yesu ataraza nanjye nzapfa nkibwiriza ko Yesu aje na mwana wanjye buriya mwana wanjye ntazabura umuzankurikiza ari uzafata nk'ibintu by'amayutuba cyangwa by'ubunyamakuru cyangwa undi nawe afata iby'ubuhanzi cyangwa n'iby'ubupasiteri noneho reba abuzukuru n'abuzukuruza bakajya bumva ngo papa wabo yariyahuye aho kugira ngo niyahure imbumbuse yanjye nayishyira hanze nk'iya ya mpano ariko mpano uzi kwiyahura ariko uba ushyize umuryango mu kaga ndetse uraze n'igisekuruza cyawe ikintu kibi gikomeye cyane kigayitse ariko ninkubwira kigayitse ubundi ikintu cyitwa kumena amaraso urumva ikintu cyitwa gutyo nko kwiyahura ni ikintu uba uraze famiye yawe uwo murage uwo mwaka nyine uragenda ukaba utekereze ko abakera bo bafataga umurambo batitaye uko umeze n'icyo wiyahuje bakawukubita inkoni runaka bari bakiwukubita ntabwo ubuse kiboke baramuzitaguye barafataga bakazitagura umurambo kandi njyewe impamvu nkubwira ibintu byo kwiyahura njye niyahuyeho niyahuyeho kanera kane gatatu niyahuye gatatu ntiwapfa yego ubwo se byari byagenze bite niyahuye gatatu rimwe nishyize mu mugozi ubundi nishyira mu mazi ubundi uziyahura wapi ubu ntabwo nuva ngo no mu mpfu njye nanatekereza kuko icyo gihe ibyo bintu byose nari mfite ibintu binyongorera mu matwi yanjye nyine njye rumva nari mfite toroma yo kuba narabuze umubyeyi nkabona abandi bana bariga nkabona iki noneho n'abaga banyurira nko kuri mama mpita mvuga utari kundi ko na mama yapfuye akansiga urumva nari ndi mu bihe by'abana nyine mu myaka 11 gutyo 14 wiyahora gukira umwana byego urumva ariko hari nk'igihe niyahuye mfite 16 mfite ubwenge aho hose napfa nafashe byatsi yoda byose ndundamo amabuye y'iradiyo yandi yitwaga ntuza iveredi bimwe by'umutuku ntakubitamo byose naboti umuntu yasomye ahita agagara kiramo n'amavuta y'imodoka none aya ngaya yitwa ntuza aya ngaya girisi bya girisi ubwo warokowe ni iki urumva ndanywa amani aho kugira ngo mpfe nkabona ahubwo ndi kugenda rwose nimerera neza byaganje ngo hari agaproduit chimique kabuzemo ntabwo kabuzemo bampaye amata amazi aratukura baguha amata bagukubita cyangwa amakara urumva aho gupfa ntagagariye aho sinapfa sinagira guta ariko guhaguruka nk'ahantu nyine birananiye ku bantu bari bazi mwarimu Clement benshi bari kuvuga bati ntago bishoboka buriya rero reka nkubwire abagabo bose batavuga leta ishatse yafata umwanzuro ikajya ibashyiraho nk'amashanyarazi ikayifata nk'utuntu ikabahamagara ikabakubitaho amashanyarazi kugira ngo bakagira gutya kugira ngo bavuge bari abagabo batavuga baba bacecetse uzi ko yanakwica se ndetse n'abagore bafite abagabo batavuga uba ugomba umugabo ariko uzi kugira ngo tuke umugabo yigendere akwihorere uzi kugira ngo urwanye umugabo yigendere bene uriya muntu nkubwire damura umwanzuro afata no mu buzima busanzwe umuntu ucece uzarewe n'umukobwa ucecetse niwe utwara inda mbere
wa mukobwa ucecetse utajya uvuga nyine ku buryo karitsiye yose yamutangira ubuhamya utuyuwe niwe wa mbere niwe ubyara mbere kuruta abasamara. Yego ahubwo si abatipe basamara, umukobwa ashobora kuzenguruka ububari 7 amezi 7 ahora bujyamo nta nuramu. Igitangaza cyamubayeho ari ukumukora ku ibere gusa, ariko wa wundi ucecetse ucecetse yewe data we, buriya nuna abana n'umuntu ucecetse utagira abantu aganiriza, utagira ibyo baganira. Burya uyu muntu ndetse aba yifitemo ibintu binakomeye, kuko uko uceceka niko abantu bagutinya, urumva, n'abakagize ibyo muganira ntibakugereho. Nyine bakamenya kuba mu buzima bwawe. Hari abantu baba babizi ko runaka ba mu buzima bwe gusa. Ibyo rero ni bibi. Burya uzanarebe n'abagore bacecekaga iyo baje hano kuri social media bangiza byinshi, kuko agira ngo arahombotse, akajya homboka, akajya avuga ibya hehe na hehe, ukamwihora nyine akavuga, kuko nibwo buruhukiro ababonye mbere yuko azapfa ajyanwe mu buruhukiro bw'iteka. Nuvuga ngo mwarimu Kerema, kandi n'abantu bavuga ngo ntiyavugaga, ndagira ngo n'abakosora iki kintu bahuzwaga n'akazi. Buriya kugira ngo umuntu ajye kukubwira situation yo mu rugo rwe kandi arimo gushakaho amafaranga aguha ubumenyi, ni ibintu bikomeye. Ariko abantu munyumve neza, ntabwo ndi kuvuga ko madamu Kerema ari we wamuteye kugira ute kwiyahura, ahubwo ndi kubereka ko mu byatuma Kerema yiyahura ntago amadeni arimo. None se bwo kwiyahura byatuma ideni urisonerwa? umuryango wawe n'undi urabyishyura. None se bwo waba ukoze iki? Rero ntagira ideni, ni ukuvuga ngo n'igihe amaze nk'umuntu uri muri business ubwo yabafashe ideni. Reka nkubwize ukuri, niba bafite miliyoni 200 y'ideni, bazamutereza cyamunara wenda afite amazu n'ishuri n'ibiki, yasobanukirwa ko uko yabonye biriya yanabona n'ibindi. Kubuzima uko nabonye ku isi buba bumeze gutya, abari gatebe gatoki. Rero mwarimu Kerema gusa Imana imwakire. Uzi impamvu ngomba kuvuga ko Imana igomba kumwakira se? Mu muntu harimo byinshi, kandi hagati y'umuntu n'Imana, Imana ndetse nyirizina nizi icyo ushobora gushingiraho Juste ahabwa ijuru. Hanyuma ubugingo n'igikorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu bo ntibarabisobanukirwa. Ubugingo n'igikorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Hanyuma kandi hari n'urupfu rubaho, Imana iruteye. Umuntu yaba yiyahuye, yaba yitemye, Imana ikarutera mu rwego rwo kugira ngo urwo rupfu rugire n'abantu rukangura. Erega iyo turi kuvuga igikoresho, twe turi ibikoresho by'Imana. Rero Imana ishobora kugukoresha ahantu. Uzi ko Imana ishobora kubona kuri uyu musozi. Hari abantu bajya babyitaho nyine babivuga bakabisobanura, nkumva abantu ninjije. Vuga ngo kuri uyu musozi hashobora kuba hariho urubyiruko rw'abakobwa wenda nk'abakobwa 20. Noneho bakabona Imana ikabona basumirijwe n'igitsina gabo n'ikintu cyitwa nk'uburaya. Ewana umuntu irari rikamwuzura bakamwicira nk'ariya hakurya, kugira ngo za ndaya zose zite zirokoka zibone ko bya bintu bitarimo imikino. Urwo n'urugero nari ntanze, kuko nimba abantu bari mu bwato, Yona arimo yihisha Imana, hari amazahabu yavuyemo bakajugunya mu mazi, ibintu byose by'igiciro bakajugunya mu mazi, kandi Yona arimwe aho ngaho. Imana yashaka yakora ikintu mu muntu kugira ngo abantu cyongere kigira ute kibakangure. Hari nk'imfu z'abastara hanini, uzi ko urugero nka ya mpano kiriya kivido gishobora kujya hanze, kugira ngo Imana irokore ubuzima bw'abantu weho utazi, igahitamo ko ya mpano ab'igitambo. Twebwe noneho tugashyushyuza, kandi Imana yo yashakaga kurokora ubuzima bwa Juste, yego, n'ubwundi muntu tutatekerezaga. Gatavuga uti burya video call cyangwa se kwifotora cyangwa kwikamera, akavuga ati uburaya reka tubureke. Nyine agahita abanira, agahita avuga uti Imana ishimwe ko bimbimenye nje bitaransohoraho. Ya mpano siriya video yagiye hanze, buriya video nyinshi ziri mu mafone y'abantu buriya zahise zisibwa. Uza abantu buriya bahise basiba amahaye ko shabyihore, uza abantu bahise buriya basiba amavideo ni benshi. None rero hari ikintu kibaho kugira ngo Imana igira bikangura.
nimba Kerema yari afitanye n'abantu bagomba kujya kwigana bamwe yarabahaye gahunda bandi yarabahaye gahunda bakumva ngo yapfuye mani nyine twakagombye guhita duha agaciro wa murimbyi wavuze w'Icyangugu ngo rimwe tuzirirwa mu isi nimba atari uw'Igisenyi ngo ariko ntituyiraremo ubundi tuzayiraramo ariko ntituyirirwemo nyine ibi byakanatweretse ko nta muntu ukwiye kwikakaza no kwigira ndigabo no kumva ko umuntu akomeye no kumva iki ibyo ngibyo wanga gukorera mu Imana no gufasha abakene uzafata ubirye tugiye kugushyingo wishyurira abantu se kandi ntago ndi kubacyurira ndi gushaka kubabwira ngo abantu nibongere bimike urukundo bahuze bimike n'imbabazi kuko ku iki gihe ikintu kibuze mu bantu ni urukundo n'imbabazi hari abantu bicaye bazi ko Justin atahemuka yego ese ko wimitse ko Justin atahemuka umunsi yahemutse niyo mpamvu abantu babuze imitima ibabarira ariko wamenye ko Justin ari umuntu yahemuka ni nayo mpamvu yakora ikosa ukamubabarira ariko mu gihe wimitse ko Justin atahemuka niki se kigusha abakristo bumva pasiteri atasambana bumva pasiteri atasinda noneho bakagira ngo hari akantu k'ijuru yikatiye ku isi pasiteri afite amaso nawe yagira irari afite umutima wararikira inzoga aba yaranakijwe yaranazinyoye ngewe mpamvu nararikira inzoga nuko ntigeze nzinywa kuva navuka uyu munsi wa none rero ikintu nkunda nyine iyo ndi gukora n'ikiganiro ndiseriye iki kiganiro ariko ndiseriye mukuru hari abantu hano ku isi barangije kwigira abanyamwigendaho reka mbanze ntangira itangazo umuntu udafite umuntu muganira nushaka umushake usenga Imana iguha inshuti yayindi ushobora guhura n'ikibazo ugahita uvuga ngo urihe igahita ikwitaba kwigira nyamwigendaho not good ni ukuri ntabwo ari byiza bimwe mu bintu nyine biri gutuma abantu bapfa nabi harimo kwigira nyamwigendaho no kutagirwa inama birimo nyine urumva ikindi izi mbuga nkoranyambaga hanini zibeshya abantu zikabeshya n'abazikoreraho izi mbuga nkoranyambaga uzamenya ko wibeshye uhuye n'ikibazo wari uzi kuzwe ukabona nta n'umwe ugize ute ugutabaye cyangwa se n'uje kugutabara nk'abandi batabiwe Pastor Claude baza ari amaburakindi ariko hakundi ko kuvuga utewe uti yarakiye mu tuganiro abagiye urumva ntago gutabara hazamo amaburakindi wowe gutabara burya n'umuntu uzi kavuga uti kanjye kureba kuko bagihamba urumva hari n'umuntu uzi kanjye by'amaburakindi nyine kuko erega ari igikorwa damuru ushobora gukora kuko ubona ko nta kundi uri bubigenze hari abantu bafunga umwuka hari umuntu uba wanga Justin ariko akavuga uti nta kibazo kangirira umugore wa Justin urumva agiriye iki umugore wa Justin ariko kubwa Justin nta kintu yari gukora ni ukuvuga rero hari umuntu ushaka kugutabara kubw'umugore wawe kubw'umwana wawe ariko bibaye ari wowe akaba nta kintu yagira ute yakora rero abantu twimika imbabazi mu mitima nitumara kwimika imbabazi mu mutima tureke kwigira twenyine kuba twenyine nyine shaka abantu muganira kabona niyo baba bakennye ariko nkubwire ngo kubona umuntu uganiriza akagutega amatwi ntago bisaba ngo bafite amafaranga kuko uko ugenda uvuga ibintu byakubayeho ugenda uruhuka uba umeze nk'umuntu uri kuvidura ahantu hari n'igihe umuntu ahita akubwiramo n'ijambo ugahita ubona ko ntago byari bikomeye burya ibintu witaga ko bigize ute ko bikomeye ahubwo ugasanga umuntu ari umupapa dorutse kuganira yihangana ko arankurikirana ariko wenda akantu yambwiye kambereye inyigisho ngewe yari afite ikibazo cy'ideni gikomeye cyane hari ibibazo biri bumubeho yarambwiye uti nka 8:00 nyirinzu yari yambwiye ngo mbe nayivuyemo buriya mu mujyi si nko mu cyaro twebwe ashobora kutwihanganira urumva ashobora kutwihanganira burya abapapa bo mu mujyi si kimwe nk'abapapa bo mu cyaro ho mu cyaro burya bagifitemo n'ubumuntu buriya abapapa benshi bo mu mujyi ubumuntu bwabavuyemo icyo bareba ni amafaranga icyo bareba ni amafaranga cyane ko nawe hari biba bibimutera wasanga nk'iyo nzu nyine aba hari abantu baka amakeredi y'amatariki urumva akavuga ngo iyi tariki ni amafaranga azajya ajya kuri iriya banki
nawe banki akabona igiye kumushyiraho iki ibihano kandi nawe wamugiyemo amafaranga ntabwo ari bukubwira uti nanjye mushyiraho ibihano ugasanga rero hari amasezerano ya danje ngo buri umuntu n'umwe wamutabara mbese ni nk'uko nabuze umuntu nanjye wantabara ariko nyine ako karankomeje ngo gutya ariko mazamuka za Kimisagara yataye umutwe bibaza ahantu agiye kujya nta n'urumiye umuntu aramubwira ariko wamugaye ko ndaye ugiye kwiruka nyine nk'uko umuntu wacuruzaga agataro nyine urumva aba bosi ariko baba bapanitse ngo yumva gupanika biranze ngo ahita amubwira ngo wa mubyeyi wese ngo ndasomberijwe mu kanya bagiye kuza kunkura mu nzu nta mfite ariko ntukababare duhari waragiye duha nko ku miceri n'ibiki nyine uwo muntu yitaga umutindi abahamagaye umuntu taro utise mwanyohereza miliyoni hano kuri yarakenewe umuntu 900 mwanyohereza miliyoni hano kuri telefone ko nyabanka nyuma y'amezi abiri utise ari cyose wowe ni watwakebye ako kanya bahita bazimuha hehe kuri telefone ahita abwira wa mugabo uti akira ntugahangayike ntugasare man uwo papa yabimbwiye akajya nanjye numva ni igitangaza gikomeye rero hari ukuntu ushobora kubona umuntu yigendera gutya yego ariko agifite ubumuntu mu mutima we icyaduha abantu bakagarura ubumuntu ndetse abantu bakongera bakimika imbabazi mwarimu Kerema icyo azize ni ukutagira abo baganira nta kindi nitugaruka nanone abantu benshi bari kwibaza ku kwiyahura kwe kuko uhereye igihe yiyahuriye kugeza na n'ubu mu makuru hari nuko n'umurambo we utaraboneka bakabaza ati se ni umuntu agiye no kwiyahura buriya hariya King Fisher ni hanini cyane harimo ubujya muhaze nini ukatuvuge mu reka twivugiye kera gice cya King Fisher uko njya nyitembereraho naherutse yo mu bihe ngiye rero nzi koga cyane narababwiye ndashaka koga bampajire ndabwira ntayo nshaka ngiye nzi koga undi bwumve ngiye kunanirirwa ndagaruka ntabwo nshaka je ndashaka gukubita amazi byanyabyo urumva noneho ndabanza ngenda n'ubwato kuri ya mazu y'imyera bari urumva noneho hari ahantu haba hari hagufi ugenda uri hagufi ariko mbwiye ko utava no muri metero wenda ngo ugere muri 5 urumva hakiri hagufi mani ni harihare nagerageje nakubisemo kwibira ndibira ndamanuka ngera nko muri metero byibuze wenda nka 30 kuzamuka nazamutse ko mba njera umwuka wanjye nazamutse nge koga ni ibintu nzi nagezaho narapimanyije nyine nkurikije uko nari imanutse no hejuru ko hangana mpita nongera ndazamuka hejuru ariko nkubwire ngo akantu kari kuducanga ni akantu kavuga ngo Kerema yikuyemo yijugunyamo uzi impamvu ako kantu nge kancanze birashoboka ko ari kumwe amahoteli ahisha amakuru ya nyayo mu rwego rwo kugira ngo iperereza rize rigira batajibwaho icyasha urumva uri kunyumva neza njyewe analize yanjye nka jisite inyereka ko Kerema atiyahuye analize yanjye nyine kuko Kerema nimba baramubonye akuramo ikote King Fisher ifite amato 2 ya moteri uri kubyumva igira abasare ngire ngo 4 ni gute umuntu ubona yikuyemo jiri moteri iri aho ngaho yarageze mu birometero bingana iki ku buryo kugeza bafite n'abasare ku buryo kugeza uyu munsi wa none uwitwa Kerema yaba ataranaboneka ubundi bigoranye ko mu gihe atari inkubi y'intuza nka kuriya mu Kivu nka kuriya amazi aba ameze kuri yagenda gutya na gutya bigoranye ko umuntu yakwijugunyamo ukamubura nje naroze yo utarapfa umuntu ntabwo uzamuka ariko banzu nyumve neza hano ni kuri King Fisher ikiyaga kimeze gutya hirya haba hari abantu bagiye batandukanye b'abacuruzi hirya hariya haba hari abantu bahakorera ukwabo haraba hari amato y'abakiriya bahariya abakiriya ba hano gutya nkuko umwe nimba warageze ku Kivu ko biba bimeze noneho rero umuntu afashe moteri ubwo bwato bwa moteri ubwabyo kubuhagurutsa abari senkana yari kakato ngo kakantu bakoresha amaguru aka kato gatoya rero nimba ari akato gatoya urumva nta kabayo
kandi ntabwo bivuga buryo ubwato buhari ariko se ni kuwa kangahe narindi he n'abantu tugiye kuza korerayo ibintu by'iminsi mikuru mu mpera z'umwaka bivuga ngo ese reka twemere ko uwo muvura uhari ka kato k'umuvure katukemere ko arimo aragenda aragashya oya bagakoresha banyonga niko bimwumvisha mu makuru avuga ese bwo tunabyemere bavuga ko ngo yikuyemo akagira ute akinaga nkubwire ngo ntureba niyo umuntu yaba ari hakurya hariya ari uruzi akijugunyiramo hariya hano hari ubwato bwa moteri ntabwo mwamubura hari n'abasare nibahindure bavugisha ukuri guhari kw'ibyabaye ntabwo noneho ikindi cya kabiri iyo amazi umaje kuyanywa biba ngombwa yuko weho wirwanaho bigatuma abantu bashaka kuba bakubona bakakurohora wagambiriye kwiyahura ntabwo ubigaragaza kandi wamanutse hasi niba winaze amazi kanguha urugero abantu muzi Karuruma na Gisozi kiriya gishanga cyuzuraga amazi kikarengana Muhazi kwingana urumva njyewe nagiye kwiyahuramo nabigambiriye mbishaka hano reba Karuruma hari umanukira usa nk'ushaka kwambuka hari hose huzuraga amazi mu kwa kane ku buryo hasabaga abantu tukabogana tukabambutsa za Karuruma bakagukubita nk'ijana njye naragiye mfite gahunda ndoga ngezemo hagati n'abangoreka mfe wari uri koga oya ntabwo waba ugipfuye banza ubyumve njyewe narindi koga ndavuga ngo reka mpita nibiramwo hasi ndacurama hari umusaza witwaga Migwenye aho utariko uyu mwana ubu ntapfuye ko atinzemo ubundi igihe uretse abantu bize nyine ubuhanga bwo koga ariko burabigoranye ko wamara iminota 8 hasi cyangwa 5 udafite protection yabo y'amazuru cyangwa ubundi buhanga cyangwa se ubundi buhanga warabitojwe ibyo bintu ndagira ngo nkubwire ngo yahise siyarebagaho narigitiye nageze hasi nyine sinashakaga gupfa maze kumira nka karboni karindwi njye nashatse ukuntu nirwanaho ngo nzamuka biranga urumva ndazamuka nkubita amaboko biranga nsubirayo aba yambonye kandi iyo yabaga nagenda gutya yaribiye baribira bari nka 3 bamwe bacanga n'abandi bacanga bankuramo impamvu nkubwira mu gihe Muhazi ifite ubwato bwa moteri bakibona Kerema yibiyemo yinazemo ntago abasare baho bari kumubura ariko iyo ni imitekerereze yanjye nibutsa abantu kuko umwe ari gucubirira aha undi agacubirira hariya wenda bari kumubona yapfuye urumva harimo ubundi buryo ahubwo bo nibavuga uti twebwe uyu muntu yaragiye twizera ko azi kugira ute kugakoresha dutegereza ko agaruka ku buryo wenda batamenya n'icyerekezo bashakiramo ariko burya nuvuga ngo umuntu yikuyemo yijugunyamo bigoranye ko uwo muntu wamubura uzi icyerekezo harimo kumanuka ajya hasi harimo kuba yatambika agana aha cyangwa hariya no kwitegereza neza ko abantu yabaguye nta bisongo birimo akabigwamo akaba yaheramo akazavamo ari uko yaboze ikindi Muhazi kwitabamo ingona ariko n'umuntu ashobora gucubira amazi agapfa ariko amazi akagenda amutwara ahantu runaka ahubwo hari erega dore ikintu weho utabyumva kugira ngo uruzi rukumire bagutegereze muri ubwo buryo harya ninde mutipe wigeze kugwayo ko yari ari kumwe na bagenzi be ko batamuzi ari umuhanzi yego hoya no mutipe yitwaga Henry wo muri keji ngi kintu ndi kumvana n'untu uracyumva bigoranye nge nka Juste kunyumvisha ngo umuntu yikuyemo siko bavuze ngo yikuyemo ngo jire bari bagize ute bari bamuhaye ngo arangije yijugunyamo uwo muntu ntumureba ahubwo jire ashobora kuba atari yayijyanye nyine urumva ariko statement y'ibivugo
nuko yikwema ijire yarangiza akagira ute akijugunyamo. Urumva niba uvuze ngo Justin yikwema ishati wamurebaga, akikuramo akagombye gutekereza uburyo bwo gutuna mutabara. ariko ushobora kumutana ntibishyire mu kaga. Ntabwo abo bantu nyine Justin ntabwo ushobora gusanga njye ntabwo Justin namureba yiyahuye ngo njye gusimbukana nawe ngo njye kumufata nanjye se njye mu kaga. banza mve nkubwira ikintu cya mbere. Mu gihe simbona no mu Rwanda bari gukora ibiyaga byinshi, ubundi ikintu gishobora kwica abantu mu mazi harimo imihengeri n'imiyaga ya danje nyine yayindi ishobora kuza. Iyo rero siyo yishekeremo. Igihe cyose utambaye life jacket, reka nkubwire n'umuntu uzi koga hari ahagera akavuga ati aha ntafite life jacket simbishobora. Nyine banza ubyumve neza. Damuru nturanyumva ariko abantu bari kunyumva bo. Nimba bari kutuvuga ngo Kerema yikuyemo yijugunyamo, egare kuba twamubona niyo yaba yapfuye. Azaboneka n'ubundi. Aha, wenda azaboneka. Ariko ni gute ikiyaga kiri abantu benshi? Bo niba tubwite twaherutse agenda ahubwo dushiduka ubwato ari bwonyine. Ubu ntituzi icyerekezo cyaho yaba yaragize ute yari ibiriye. Rero niyo mpamvu agomba gukoreshwa uburyo bwo kugira ngo bagire ute bamuhige. Yego. Urumva ko numva ngo umuntu yikuyemo ngo yijugunya mureba, egare kubana muzana. Kuko ntago ari ipira, ntago ari bujugunyamo, kijugunyemo ngo gite anamanutse hasi waba wamushakishije ukamubona. Amazi oya mazi. Gusa nyine kandi ikintu cyaguye mu mazi Justin. Banza ko muhazi ntago ari ibumba. Ubanza ubyibuke neza. Muhazi ni umucanga. Aho ikintu kimanukiye mu mazi Justin ntago ariho kiguma. Siho kiguma ariko wende kadufate ko muhazi ari iyi ngiyi. Ni nini? Buretse nyine umuntu yijugunyiye mahanga. Gutu utaza ngo muhigira hariya na hariya mumanuka hasi muhite mumuzana. Ntabwo uri marine. Gusa ahubwo avuga ngo ikiba kiri. Ikindi cya kabiri iryo joro ntibwo yatabawe. Yaguye mu nimugoroba icyo gihe ntibatabajyamo. Bavuga ko bazajyamo ejo mu gitondo. Kandi ikindi statement zihari. Yaguye muri uwo mugoroba ibikorwa byo kumushaka bitangira on next day. Kundi munsi kuriki. Hari n'amakuru inzego zasohoye. Umva ni umuntu aguye makakanya nite tumushaka kakanya tukazamuka n'impanuka bwatangiye kwira. Ibikomeye nimugoroba. Nimugoroba ibikomeye kuko no kujya mu mazi ntihaba hagaragara. Ntago haba hagaragara. Nijoro ntihagaragara. Oya abamarine wenda cyane no uretse n'abamarine. Buriya amazi ninjoro. Sinkubeshye bigoranye guhigiramo umuntu. Yaragoye. Nuvuga ngo saa moya zihabafatiye cyangwa hariya saa 12 buba bwatangiye kwira buba bwije. Barekereho ibikorwa bakazakomeza ejo. Yego. Kandi baba yanapfuye rega kuko bavuga ati n'ubundi ndi gushaka umuntu wamaze kwitaba Imana. Nanone aho ngaho ho nanze ko ari nka mu masaha 8 wenda yijugunye mu masaha y'umugoroba. Niyo mpamvu nakubwira guti ni gute waba ureba umuntu kuko nabo impamvu bavuga ko wenda iyo jire yagize buriya n'undi bageragejeje ubwo bwato bawugezeho basanga jire iri muri kakato. Yego. Nta kundi ni inkuru nyine ibabaje ariko nuko nyine yihangana ibintu biri bube burya nyine iyo ikintu cyabaye uba wiyumvisha ukuntu byakorwa. Urumva ni nk'umukinnyi w'umusimbura. Umwe atera inyuma uyo bankiramo ngiye hari yamba nkinjije. Banyishize. Ni nk'umufana nyine ariko famiye ya Kerema yihangane. Yihangane nako. Bihangane. Kandi bakomeje by'umwihariko benshi rero bari kukwirakwiza inkuru ngo bavuga ko ashobora kuba ngo ari ibibazo byo mu muryango. Ntabwo tubizi niba ari n'ubutumwa yasize nko babivuga nta makuru. Oya ibibazo nyine ikintu cyose gituma wiyahura n'ubundi aba ari ikibazo. Yaba ari ikibazo ariko nyine nk'uko nakubwiye ngo ese nta biyahura nta bibazo bafite. Waba ujya heza waba myuka babatereje kabatera kwiyo nyine nabikubwiye nanjye nakubwiye umuntu ashobora nimba umuntu akoroga inkuba ikagukubita umuntu yakuroga n'ibisazi. Simperutse kuzamuka hano haruguru umuntu ari muzima ari muri kaburimbo agahita amanuka akabanza atanyereye atambukaga ngo bamugonge nta kindi kibazo kibaye. Arahantu gahita bene ubu buhita bumeneka. Nta kintu ngo hariho
abarozi basigaye barateye abarozi basigaye bafite ikoranabuhanga kandi turabinjiramo mu kandi turabinjiramo uzengereje Jackie nabo ni ukuvuga ngo rero ikintu kiba gihari ni iki ni uko gusa ntago iby'abarozi njye kuri Kerema nabihamya ahubwo urumva nimba umuntu atiriye ubwato agafata inisiyative yo kwijyana sibyo ubwabyo nabyo urumva ko ni ikintu we yateguye ni ikintu yateguye rero buriya ashobora kwitegura buriya umuntu uri bwiyahure mu mazi ashyira ibiceri mu mufuka niyo yaba ari kimwe cy'ijana hari igihe akora ikintu nyine kiri butume kitagwa iyo harimo igiceri ntabwo uzamuka ntibibaho niyo wabigenza jisite nawe yibeshya we ntabwo nkubeshya pe nuvuga ngo buriya ibuye wanazamuka ariko sinzi igiceri ikintu kibamo buriya ibiceri kubishyira mu mufuka niyo mpamvu nyine imyenda yo kogana usanga kenshi na kenshi nta n'imifuka iba ifite ariko se nta nubwo ibyo twabitindaho za pisine ntibapfiramo na pisine bapfiramo hari abari koga hano gutya umuntu akajya muri pisine bakamukuramo yapfuye kandi yari asanzwe abizi niba rero ibintu iyo biri bube biraba gusa iyo byabaye njye mwarimu Kerema uretse kuba naramuvugishije kuko nanjye nashakaga rwose kubona ka perimi yego ariko nta handi hantu nari narigeze mpurira nawe nari ntarahura nawe yego ikindi nzi inshuti zanjye yagiye yigisha zikabona perime rwose cyane hari n'inshuti y'abayutube inshuti y'abayutube y'abanyamakuru umugabo witonda w'inyangamugayo ibindi bibaye hagati ye n'Imana barabiziranye Imana imwakire reka tugushimire cyane ndetse dushimire n'abantu bose babanye natwe mukore subscribe ibiganiro byiza bigiye bitandukanye tuhari kugira ngo tujye tuyibagezaho 5 kuri 5 ciao ciao